mbere ya byose mbanje kugushimira we ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Muri iyi video ngiye kuba nakwereka uburyo ushobora kuba wafunguza TikTok, ariko ndabeza kubikwereka mu buryo bubiri. Uburyo ushobora kuba wafunguza international account, nkwibutsa yuko TikTok yemewe guhembwa hano mu Rwanda. Ngiye kubikwereka intambwe ku ntambwe. Rero nta kindi urakora, uraza hano kuri TikTok yawe, maze nkwereke nkuyobore neza uburyo uri buze kubikora. Noneho nuza kuri TikTok yawe, uri buze umanuka hano hasi ahantu hari agafoto kawe. Reka ndaje makwereke neza cyane. Mwibutsa yuko TikTok yemeye guhembwa mu Rwanda. Ubu ushobora kuba waba monetize uri mu Rwanda nta kibazo, utandukane na bira twabanzaga kuba twagira TikTok international, mbese ikaba yajya mu bindi bihugu by'abanyamahanga. Hari abakoreshaga ama VPN cyangwa bagakoresha ubundi buryo bwo kugira ngo babashe kuba bahindura location. Ndakwibutsa yuko TikTok buno mu Rwanda wemere kuba waba monetize, ukaba wahembwa ugakora amafaranga kuri ahangaha kuri TikTok. Ndakwibutsa yuko neza kugira ikibazo uze kunyandikira hasi muri comment ikintu ushaka naza gukoreraho inyunganizi cyangwa ubundi butumwa ushaka kuba watanga icyo ushaka ko twakongera muri video, uri buze kucyandika hasi muri comment. Rero ntago turi buze gutinda ngo tujye mu bintu byinshi, ariko nyabuna niba iyi video ari ubwa mbere uyigezeho, ndagusaba ko likinga iyi video, gutanga igitekerezo hasi muri comment, maze tukabasha kubana. Rero ngisanzwe uraza ukande hano kuri kano aka gafoto ko hasi ahangaha nk'uko urimo kubibona hano mu nguni, uri buze kubonamo akantu k'agafoto kawe kanditseho you, uri buze kugakandaho, maze tugere cyangwa ahangaha nk'uko urimo kubibona, uze hano ube waba waza ukaba wana turayikinga nk'ibisanzwe kuri TikTok. Nk'ibisanzwe twitwa aya mazina bikora Imana Teke Rwanda, uze ugenze uturayikinge. Maze ukimara kugera ahangaha rero, reka maze nkore log out, uri buze hano kuri tudomo dutatu hano kuri TikTok, niho uri buze uhakane tuno tudomo dutatu turi hejuru mu nguni, hanyuma ugenze udukandeho, maze uhite umanuka hano hasi handitse setting and privacy. Ushobora kuba ari byo uri buhabone, uri buhakande. Ukimara kwakanda ahangaha nk'uko uri mukabona handitse ngo setting, uri buhakane handitse setting and privacy, uri buhakane, hanyuma uri buze umanuke hasi. Ngutse ko tugiye gukora log out, ahangaha, maze uri buze umanuka no hasi urebe ahantu handitse ngo log out cyangwa handitse ngo switch account. Ahangaha reka nze makwereke neza cyane. Aha hasi handitse switch, ushobora kuba wakora log out cyangwa, ariko twibereka dukore hejuru handitse switch account. Uri buze ugenze, uri buze uhakane, maze tujyane intambwe ku ntambwe. Ndakwibutsa ngo uze niba wagize ikibazo uze kutwandikira hasi muri comment, maze ubashe kuba wagenze twagufasha ko mbese tugusobanura neza bitewe na network. Urabona ko mfite network nkeya cyane, gusa urategereza amakanya gato cyane. Ukimara gukora hano handitse ngo log out cyangwa switch account, handitse switch account, ufite account nyinshi ushaka kuba wagenze, wahitamo handitse log out uvamo, iyo hakanze uhita uvamo, mbese muri iyo account igata ibyikorera ikujyana kuri iyi account. Gusa twebwe twakanze hari ahambere, niho twakanze bitewe rero na network. Urategereza amakanya gato cyane. Urabona ko ndimo gutegereza cyane bitewe n'iki, bitewe na network cyane. Gutya urimo urabibona neza cyane. TikTok isa nkaho yongeye kuba yasubira inyuma, kubera ubwo nkoze log out. Ubwo mbese urabona ko bisa nkaho isigaruka. Ubwo bivuze ko hinjemo indi account ya TikTok. Reka nze mbikwereke neza cyane. Urabona ko n'amagambo bose bansaba kuba natanga access ku nshuti zanjye zo kuri TikTok. Gusa ibi ntago ari ngombwa, ntago ari byo tugambiriye cyane. Ahangaha uri buze hano buretse gato cyane. Ahangaha ushaka uhita ukora hano kuri okay. Gusa ibi ntago ari ngombwa cyane. Ndakwibutsa ko ikintu tugiye gukora, tugiye gufunguza TikTok yo mu Rwanda ihembwa ya mbese ku buryo yaba monetize ukabashwa wagamse wahembwa. Hano n'ubundi nibisanzwe nkuko twabikoze, uri bukande ku gafoto kawe kari hano hasi mu nguni, akako hasi mu nguni, maze wongere uhingukire kuri ya mbese kuri ya profile yawe. Impamvu ngo zibigire no kubera yuko ntago nshaka naberekera kuri TikTok gukoresha email yakoze mbese usanzwe ufite ntago byemewe, mbese ntago bikunda
nkunda kugira ngo mbiberekereho. Ubwo niba warangije kuyifunguza icyo biba byararangiye, bisaba gukeretinga indi email nshyashya, nibwo bibasha kuba byakunda kubera location TikTok iba yarafashe iyo mbese location ya mbere y'iyo wakoresheje. Hano n'ubundi uri buze umanuke ahangaha n'ubundi nk'ibisanzwe, uze handi muri setting yawe, maze uri buze none ukore n'ubundi byandi twakoze kare, ukore logout, noneho urangiza nukora logout hano kubera wavuyemo byose warangije kuvamo barakubaza gukoresha imwe muri email, mbese barakwereka email, ariko turi buze ahangaha hano handitse ngo add another account, niho turi bukande. Gusa hano ikibazo na ahangaha kiri, ahangaha niho ibintu bigiye gukemukira ku bantu. Reka duhere ku muntu wa mbere ushaka kuba yakora international, ushaka gufunguza TikTok ariko iri muri United States cyangwa iri muri Amerika, niyo ushaka kuba wafunguza. Ahangaha niho uri bukemurire mbere yo gufunguza TikTok. Ahangaha ikintu tugiye gukora, tugiye guhindura location. Ahangaha tugiye guhindura location. Ikintu urubuze gukora rero, uri buze ahangaha, aha biragusaba kuba ufite email nshyashya utarafungurizaho n'umunsi n'umwe. Email nshyashya ugomba kuba uyifite. None aha uri buze ukande kuri aka kantu kanditseho ngo Rwanda, akangaka ugenze ugakandeho, maze tugenze duhindure location. Uraza ugakandeho cyane, urajya ugakandaho ugumisha, mbese ukandaho udondaguraho aka kantu ugenze, maze duhindure location. Urabona ko hano yari mu Rwanda, uri bugenze noneho ukimara gukanda hari ahanditse hariya uri bugenze uri buhingukire ahangaha, bakubwira ngo ngo scoring mbese cyangwa uhitemo igihugu. Hano uri buze urabona ko hano hari u Rwanda, ariko twari dushaka kuba twajya TikTok yacu yabarirwa mu Banyamerika, ku buryo mbese azaba ari Inyamerika muri mwabara bihugu byemerewe guhembwa nk'uko mubizi. Hano uri buze ushaka icyo gihugu cya United cyangwa bitewe n'igihugu ushaka, twebwe wenda reka duhitemo Amerika cyangwa United, reka aricyo uraza ukacyandika ahangaha cyangwa ukagishaka muri ibi ngibi, ubwenge witonze nta kibazo. Nuza kugira ikibazo uze kunyandikira hasi muri comment kugira ngo mbashe kuba nagufasha. Noneho nyigumya gusobanura, we rero niba ushaka gufunguza TikTok yo mu Rwanda, ntabwo ibi ngibi bikureba kuza gushaka ibi by'igihugu ukanda kuri kariya kantu k'agafureshi kari hasi kanditseho Rwanda. We ntabwo bikureba niba ushaka gufunguza TikTok yo mu Rwanda isanzwe, gusa nayo ni monetize, nayo wagenze wahembwa, nayo yaba monetize yo mu Rwanda. Gusa nanone ntabwo mbese ntabwo aba ari kimwe n'ingi yo muri United mwabira bihugu. Kwebwe mu Rwanda baduhaye akantu kamwe gusa ko kuba katuma tugeze duhembwa cyangwa tubona amafaranga, na akantu kamwe, mu gihe hano muri United cyangwa muri Amerika ubasha kwa mbese ubasha kwa wahembwa amafaranga menshi cyane, kubera yuko haba ari option nyinshi zifunguye zo kuba zaguhemba amafaranga cyane. Hano rero ukimara guhitamo cya gihugu cyacu, uri buze urebe, urabona ko igihugu twahisemo United States, urabona aka kantu k'akavi kari hano k'umutuku, urabona ko hariho kiri. Noneho nitugakanda bihita bigaruka hano inyuma, niho tuze dukande hano handitse ngo continue wait Google. Urabona ko hari continue wait Facebook, hakaba na continue wait Google. Urimo urabibona neza cyane, urabibona neza cyane. Twebwe rero ugiye kuza ukande hano handitse ngo continue wait Google, ni kuri bugenze, niho uri bugenze uri bukande ahangaha handitse ngo continue wait Google, maze ukimara kwakanda urabaritseho gatoya cyane. Reka nze nkwereke, ukimara kwakanda bari buhite bakwereza email ziri muri telefone yawe. Ahangaha reka nze makwereke neza, uri bukande ahangaha nk'uko urimo kubibona. We ikibazo uri buze kugira unyandikira hasi muri comment. Ndakubitse ko hari link yacu ya WhatsApp, ndakwibutsa ko ushaka wareba hano kuri title, uri buze kubona ijambo ryanditseho mora, none maze ubashe kwa warikandaho, uri buze gusaba mo link ya group yacu ya WhatsApp, uyikande maze winjire mu banyamuryango, maze tubashe kuzajya tubana umunsi ku munsi. Please ndakwinginze, niba iyi video ibonye wari uyikenye, ndakwinginze ngo wibuke gukanda subscribe, liking iyi video, none n'igitekerezo cy'uburyo wabonye video uze kuza kugikanda. Okay, rero nk'uko urimo kubona urabona ko bose batwereka email ziri muri telefone yacu, uhitamo ya email nshyashya, ugenze ya email inshyashya wakeretinze cyangwa utari wafungurizaho n'umunsi n'umwe. Ubu mwibutsa ko niba ariyo mu Rwanda ntabwo biratumaze gukora byo guhindura location, amene ko mbese ntabwo ari ngombwa ngo ubikore, ibiro byo urabyirengagiza, ahubwo ukomeza kuri continue wait Google.
maze ugahitamo email nk'uko urimo kubibona hano. Ngiye guhitamo email yanjye rero ni iyo hasi, kuko umutekano rero nabasha kuba nashyiraho aka kantu kugira ngo mbashe kuba nazihisha neza cyane kugira ngo zere kugaragara, ni ukuvuga umutekano wa YouTube channel yanjye. Hano uri buze ugahise uhakana hano handitse ngo continue with Google, utegereze mu kanya gato cyane birarodingamo iminota mike cyane bitewe na network ufite. Urategereza gakeya cyane wihanganye gakeya cyane, ukimara gutegereza mu kanya gakeya cyane bahita bagusaba kuzuza bate cyangwa imyaka ufite cyangwa igihe bavukiye. Hano rero ikindi kintu ugomba kwitondera kugira ngo ubashe kuba baguha monetize vuba, bisaba kuba urengeje imyaka 18. Hano uri buze kuzamo, ibindi kuzamo ntabwo ari ngombwa, mbese nibyo kugira mbere hano wuzamo imyaka, mbese kuba urengeje imyaka 18, uri hejuru y'imyaka 18 kugira ngo uzabashe kuba wagaruze wahembwa. Hano yusoje iri kubyuza neza itariki, ukwezi, umwaka, ukanda hano hasi handitse ngo ugakanda ahantu handitse ngo continue, noneho tugakomeza tukajyana intambwe ku ntambwe. Hano uri buze gukomeza, urakomeza utegereze bitewe na network. Gusa telefone yanjye muranyihanganira irimo iragenda gakeya cyane, gusa nubwo ni ngomba kubereka umuhanga ari bugenze aribwe. Nakubitse uko buriya kuba video wenda ishobora kuba yaba ndende, ariko bitewe n'ibyo mbese ibyo iri kukwigisha ari ukuri atari ukubeshya, nta manyanga arimo, ntabwo byaba mbese waba uri guta igihe cyawe cyose. Noneho hano uri buze guhitamo ahangaha, uri buze guhingukira kuri iyi fiche nanone yo kuba wakuzuzamo bitewe n'ibyo ugiye kuzajya ushyira kuri iyo TikTok yawe. Hano ushobora kuba bari kubwira ngo create nickname, hano bisaba gushyiramo amazina afatanye. Niba uri umukomediya ushobora kuba washyiramo iryo zina ushaka kuzaba witwa kuri TikTok, wenda harimo na komediya, ariko ushaka kuba warerekeraho hari hejuru mu nguni urabona ahantu handitse ngo Skype hari hejuru, ushobora kuba wagenda wakora kuri Skype. Ariko nimba ari uragumya kumeze mbese ari ushaka kuba wagumya gukoresha, hano handitse ngo camera tech nk'uko urimo kubibona ahangaha, urasabwa kuba wagaze wabisiba, noneho warangiza ukagaruza ugashyiramo iryo zina ryawe ushaka kuba wagaze wakoresha ahangaha gutya, uraza ukabyuzuzamo neza cyane nta kibazo. Aha birembewe neza cyane, ushobora kuba wasiba cyangwa ukongera mbese bitewe n'ibyo ugeze